aho turakomeye murakomeye nk'amabuye amahoro isi yeza kuzwe akose kandi narabivuze ngo buriya Joyeuse atangiye kuba umukecuru kubera kubana n'abantu bakuze izi nsuhuzanyo ntago wazibona i Kigali ariko mbanze hari muri iyi minsi hari abantu bari kumuha uburere bumwe bwo mu cyaro ku ivuko ariko njye niko nari nsanzwe buriya ntago nanjye reka nkubaze amashongore urantsinze ubwo wajyaho ni sakwe sibyo se nuko yego umva njye ndi umuhanga niko nari nsanzwe niko navutse ntabwo nize amashuri ariko mfite ubwenge bwo hanze murako abantu bamajije kuba benshi rwose barimo barabikuza muri no bisido ugasanga hari uherutse kubikuza 30,000 urumva ubwo yari afite amadolari agera muri 18 gutyo urumva umva mbese biragaragara ko hari 500 cyawe wazamayeho nkajya kwisohokera nkirira ubuzima rega ayo mafaranga rega uyabona wicaye nta kintu wakoze oya ahubwo navuga ko ariyo mahirwe yanjye kuko utamenye gutanga link ukaba unangira iyanjye ariko aka kanya noneho ndava hano ufite link yawe uzajya ugira gute utanga nawe ubundi none uzajya uhita ubibona umuntu agikora byumva ko kuye kuma kuri ayo mafaranga kuko like nk'abantu nagendaga ama link nabaherezaga link ya boss urumva bashishikariza gukora mugakura amaboko mu mufuka mugakora hari umunsi umwe nabivuze ngo abantu benshi baba bafite internet bakayipfusha ubusa birirwa bagenda mu comment y'abantu batukana bavuga ubusa like ikindi nabaye umukozi wo mu rugo hari abakozi bo mu rugo baba bakeneye gutera imbere rero bisido iri mu bika bibiri sinzi niba mbivuze neza hari ukuyicururizaho hari n'uburyo uhembwa atari uko wacuruje none reka tubanze hello guys nizeye ko mumeze neza babu banjye narimba kumbuye sinarimba herutse nabasoje mbaye ikaze nsigaye rero ngira isoni munyihanganire kako nago bamerutse kujya iruhande rwa kamera nizeye ko mumeze neza rero uyu munsi mbafitiye umutumirwa nkuko mumubona uyu nguyu ni boss wanjye muri make no mu boss wa Bisido so nizeye ko mumeze neza rero by'umwihariko tuje kubaganiriza ku bijyanye na Bisido nabonye abantu benshi muri kunyandikira mumbwiye ngo Joyeuse dufashe ngo gira gutya ngo mfasha gira nkavuga ni semana yanjye mbafashe ugasanga nyine ibitekerezo biri kuba byinshi nanjye ubwanjye hari ibyo ngiye nasobanukiwe ariko nahise ngira amahirwe mamagara boss aranyitaba muri aho turashima Imana Joyeuse Imana ishimwe murakomeye kuko numva noneho uzi ko usigaye kubera kubana n'abantu bakuze usigaye uzi gusuhuza neza nk'umuntu Joyeuse amajije gukura aho turakomeye cyane byize kujya kuba nka mama buryo mbwira ngo murakomeye akambwira ngo ntabwo turi bitaro ubwo nanjye barutegereje kumva ko wenda hari akandi gace arenje nk'uwamo sinjye ntago ewana njye ndakomeye nk'amabuye yego abantu bamajije kuba benshi rwose barimo barabikuza muri no bisido ugasanga hari uherutse kubikuza 30,000 urumva ubwo yari afite amadolari agera muri 18 gutyo urumva umva mbese biragaragara ko hari 500 cyawe wazamayeho nkajya kwisohokera nkirira ubuzima rega ayo mafaranga rega uyabona wicaye nta kintu wakoze oya ahubwo navuga ko ariyo mahirwe yanjye kuko utamenye gutanga link ukaba unangira iyanjye ariko aka kanya noneho ndava hano
ufite link yawe uzajya ugira gute utanga nawe ubundi none uzajya uhita ubibona umuntu akura byumva ko ukwiye kuma kuri ayo mafaranga kuko like nk'abantu nagendaga ama link nabaherezaga link ya boss urumva ni ukuvuga ngo niyo mpamvu naje hano bisobanukirwe neza urumva n'ubundi ariko urabizi ko ni ibisanzwe kuba nafata nka senga nkavuga ngo Joyeuse rwose uritanga umeze neza niwe muntu turi gukorana wenda biri viral urumva bitewe n'ukuntu uri umunyamwuga kandi ukora ibintu byawe neza ntago byananirana nta kibazo rwose uzavugisha. Ikindi kintu navuga muri iki kiganiro dore ko mu kanya tugiye kugisoza abakozi bo mu rugo muyoboke Bisido ni mwebwe abantu ba mbere nkunda kuri iyi si muyoboke Bisido niba ushobora kwindiza abantu 20 ukabikuza mana yanjye muyoboke Bisido none wongeye gutangira kujya mbohereza link mu nyinjiro namwe mutange babinjireho gutyo dufata amafaranga dutera imbere twiteza imbere wabona mu myaka ingahe iri imbere nguzi ikibanza oya byanashoboka cyane kubera ko Bisido icyambere cyo nibwiri kuzamuka abantu benshi bakeneye kuyimenya yaba mu Rwanda yaba mu Burundi yaba mu Kenya Tanzania n'ahandi so rero link yawe ushobora kwibyaza umusaruro narindi iyo ni shwa ya mbere ushobora kuboneraho amafaranga gutanga link bakakwinjiraho ukabikuza bigakunda shwa ya kabiri ni gihe wowe uzaba ufite umukiriya ukeneye inzu cyangwa se imodoka ikibanza katubwira wadufasha ko twabonye mufite ibicuruzwa mufite amakuru kuri ibi bintu mukaba nabahuza n'umukiriya akagura nk'inzu yego direct ukimara kutubwira gutyo twumva ko nawe uri umwe mu ba Bisido nimba wa mukiriya uje kugura inzu tukayimwereka ni inzu nziza ifite amarangete ifite buri kimwe cyose everything umukiriya arayikunze kuko twe tuba dufite n'inzu ziri mu cyamunara tuba dufite inzu z'abantu bafite ibibazo bya rambere buriya baba bagujije nk'amafaranga mu bibinu ugasanga irasaza aravuze ngo mumfashe munkirire ku isoko y'inzu ne guseba urumva izo nzu iyo tuzifite gutyo zipfishije niko navuga babyita ko ziri mu biranguzo wowe mukiriya cyangwa se nawe mucuruzi ukeneye kwigurira ukabika amafaranga yawe nimba ari izo miliyoni 50 ukazibika mu nzu ejo nejo bundi uzahita ubona miliyoni 100 cyangwa 80 bivuze ngo wowe noneho wamaye wa mukiriya already ufata 4% ya service twavanye kuri wa mukiriya kandi no kuri wa undi twagurishirije naho uhembwaho yego bivuze ngo ayo mafaranga bari menshi cyane kubera ko iyo umukiriya ashimye akavuga ngo kebi ni sawa nawe urabyumva urumva ko ewana icyo gihe turaguhemba neza cyane ikindi gihe cya katatu ni igihe nawe uzaduhuza n'umuntu ufite inzu akavuga ngo ngwino mumfashe munkorere kontara ibiki n'ibiki dukorane mu gihe cyaho cy'ukwezi mungurishirize iyi nzu iyo tubwiye ngo ufite uwo muntu tukaza tugasinyana amasezerano tukamuzanira umukiriya icyo gihe nawe urahembwa iyo ni shwa ya gatatu shwa ya kane izi mpamvu enye ndi kuvuga nizo mpamvu zizingiro rivuga ngo Bisido irahemba cyangwa se itanga amafaranga impamvu ya kane rero ni igihe uzagura jire ukagura na baji bitewe naho herereye nimba uri wenda ku Gisenyi kavuga ngewe nifuza gufatanya namwe merereye ku Gisenyi noneho nimuzajya mubona abantu muzajye mubama icyo gihe tugwa baji na jire noneho umuntu uje mukaba mwagirana amasezerano mugakorana kontara bitandukanye na hahandi umuntu aza mwamara kuvugana amafaranga ya service akayakwima no bivuze ngo twebwe ikiza cyabyo iyo uri umufatanyabikorwa wacu tugufasha kukwishyuriza nago umuntu yakwambura reka iyo twasinyanye amasezerano tukakora kinyamwuga wa wundi abasabwa kwishyura amafaranga twavuganye ya service nuko bimeze ari hahita hajyamo gutanga IBM nimba umuntu tugeranya amasezerano turanamuha na IBM mu gihe ayo masezerano abaye done noneho aguze cyangwa agurishije cya kintu cye wa wundi rero uri Rwamagana zaba ameze nka ambassador wacu cyangwa se agence wacu nimba umukiriya abonetse duhite tumuhamagara ngo
korera uyu muntu ahite yisanga hehe yabonye akazi. Nubwo buryo bune bwonyine bisidi ikoramo, aho ubundi nta kiyede uzakora, nta gikirina, nta giki na wapi, nuko nguko byonyine. Ahubwo numva banyukanye muri kara kazi nkora nakicira kuri bisido. Nuguhita ufatijire n'intuzi ukavuga bisido ngiye kubabera umu agence hano Rwamagana, umukiriya wese muzabona aza mu burasirazuba muzajye mumuzana we ngiye mwereke imari zishyushye. Ubwo nge Karongi so ubwo ndizera yuko ari ibyo ngibyo. Abandi ni habaye hari ikindi gitekerezo mufite cyangwa se hari ikindi mukeneye kumenya, ndatekereza ko waduhamagara kuri iyi nimero uri kubona kuri uyu mupira, kuri uyu mupira 83 yego 36 yego 258. Ndizera ko cameraman ari buze no kwidushyirira hano kwa kundi bigenda bitambika, ugadushyiraho yego bidushyirireho. Ndabashimiye. Niba hari ikintu nibagiwe kubabariza mwandike muri comment mukibaze, ubwo nzaza nje gusubiza ibyo ngibyo, ndetse no kuri TikTok mukomeze mubaza, Instagram, Facebook. Ndabashimiye, mwakoze kubana natwe, Imana ibahe umugisha. Thank you boss. Nawe thank you kuba wanumiye.